uruvanga abarundi bashaka kugumana umusozi wa muremure kimwe na leta ya Kongo no kuvuga ngo abandi bajya kuri position turi tusa nkaho turi munsi ariko two position icyo twari dushinzwe no gukingira abari hejuru kuri muremure nyine kugira ngo muremure batayikurwaho noneho ngo icyababayeho M23 yateye position twose defense zabo zose yaraziteye ijya no kuri ya yindi ibwe niyo ririho nabo bakamanda babo abo basirikari bano bamajoro nabandi none uvuga ngo abandi bo bavuze ati tugomba kurwana nkuko leta bitusaba nyene cyubahiro yabisabye cyangwa se n'abasirikare bakuru babisabye noneho rero mukure uzista rero ibyo nibyo bosco yakubwiraga ati uribukanda kwica ne kubo yoboye urugamba bwabwira ati nta n'usumva we bataramukozemo barabakozemo barabarimagura barabarangiza noneho abarokotse baragenda hano hari update ndi kubona ivuga ukuntu noneho ubu ngubu byifashe bavuga ko ngo inventory yamaze guhagarika imodoka zose zavaga mu mujyi wa Goma zerekeza muri Masisi mu mijyi nka Mweso na Kicanga bikavuga ko inventory ngo iri ahitwa Kabati ikaba yahashyize bariyeri idasanzwe ku byo nta moto nta modoka bigomba kuhanyura ubwo bahisemo kwigaragambya bafashe gahunda yuko hatagomba kugira moto nimwe igenda kuri uyu 29 muri Goma bivuze ngo umuntu bashaka gutega akamoto ava hamwe ajya handi ntago biri bumwemerere bari wambwiye yuko noneho hari Tshisekedi atangiye kujyamo neza ngo arimo arashaka ntuza imishyikirano ariko sinzi naho nabonye bavuga ko ngashobora kuba perezida wa Angola João Lourenço turaza kubishaka mu kiganiro uvugiye na Denis Wenda turabigarukaho João Lourenço gashobora kuba yaramagaye kuri telefone perezida Kagame ndetse agamagara na Tshisekedi ubwo urabizi ko Tshisekedi ntiyahamagara M23 ntibibaho bisaba ngo bace bose bana baca ku Rwanda ako sundi yajya yihamagara ko kayizi bundi abayijijisha mu biki nizere ko mumeze neza nshuti bakunze ba Bwiza TV mu bice bitandukanye murimo no mu kazi gatandukanye muri gukora nizere ko gahunda zanyu ziri kugenda neza cyane ndabifuriza kugira intangiriro z'icyumweru cyiza kuko turi kuwa mbere ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2024 ukwezi kwa mbere kwarangiye meki kwarangiye tugeze ku itariki ya 29 mwaka wa 2024 nawe urakoreka 29 ariko kwa mbere kujya kurihuta ngo n'amasaha abantu bajyaga banga kwira vuba masaha arihuta ariko ko wamugari nibyo biba ariko kuba kugitangira umwaka ubu turi muri Noheli turi mu bunani none ngo kwezi guciye kurarangiye kurabura iminsi ngaye umunsi umwe ibiri kugira 31 kurabura iminsi ibiri so ubwo rero 2024 nayo irakoreka ubundi baravuga ngo waje abayatashye ubwo uyu mwaka yo watangiye uba wana nako kuratashye kuragiye ariko bitavuyeho ko hazabamo byinshi umwaka uracyari munini bizaba umwaka ushobora kuzatanga surprise ku bantu batandukanye mu karere sana abantu baze mvuga ngo uyu mwaka ngo bitegura bakuru b'ibihugu babiri bashobora bo mu karere gucishwaho ngo ushobora kuzatwara uyu mwaka uzahindura ibintu byinshi jewe mbona nkundije tension iri muri kano karere ukareba uko kameze ukareba uko abantu bameze n'abari muri aka karere bose uzwo n'abaturage bo muri ibihugu cyane cyane ibihugu bine ubwo ndavuga Kongo Rwanda Uganda n'u Burundi bose bahanze amaso muri aka karere arimo tension baribaza ibintu birarangira gute what next hari n'abandi nabo babandi bahora bagize gute bagira bahora bareba n'abarekereje cyangwa se ababishu bagashoza ntambara bahora bareba ati barumvikanye we abandi bati ntibumvikane bahora benyegeza umuriro ngo barebe ko
intambara bifuza yatangira. So ubwo rero twe turi muri isanzure yo kuri no tariki nyine twababwiraga ibanziriza iminsi 2 kujya kwa mbere kurangire. Turabasuhuza ariko tubibutsa inshingano zirimo gukora subscribe kuri Bwiza TV kugira ngo bakundire ko nandi makuru n'ibindi biganiro bitandukanye muzajya mubibona, aho kugira ngo najye kuza azigusharinga inbox, nubwo wenda nabyo ari inshingano zacu, ariko umuntu aziguhe no muri ntuza no muri uyituyibonera ubwawe tugipostinga story, tugipostinga iti kugeraho kandi tabaye ngombwa ko tuyizana muri za WhatsApp. Nuba gukora subscribe barizo gakora ukazogera kara kazogera Sigara automatic yukoze subscribe no kunzogera already YouTube iti gufata nk'uyikanzeho. Ubwo mukore na like rero n'ubundi buryo bwa share, yukoze like bituma ikiganiro kigira hino abandi bantu batari bakibonye bakakibona, ubona bwo ubufashije. Niba muri kukira muri abantu 100, muri abantu 1000, muri abantu 200, mwese muri abantu 10,000 mukorere like. Hanyuma gutanga comment ibyo n'uburenganzira bwanyu, uretse ko nabyari byiza ariko bituma tumenya uko mwabyakira. Ariko YouTube ishobora kubita kigira like irahari, nta kikora like irahari. Buryo iyo ayikoze kuri like havaho himo, kuri like zari ziriho havaho himo. Ahubwo ntaga ni like bazikwereka muri dashboard ngo bakwereke ngo ufite ngo like zinizi. Urumva nyine nuko kudekuraje ahandi. Nekeza ko ariko babitekereza bati twaba tumudekoraje kandi ari umucreator, reka tumwihore. Hanyuma batange comment. Ikindi no gutera inkunga Bwiza TV nabyo biracyakomeje, nimero iri aho ngaho, kandi inkunga yanyu twababwiye yuko tutayirira, nubwo no kuyirya bitaba ari bibi kuko nubundi byatuma tugira imbaraga zo gukora, ariko yo ari urakora utari mu kuzamura Bwiza. Yego. So mubikore, natwe tugiye kwagezaho amakuru atandukanye. Ubwo rero nibagiye kuyibutsa ko hari na yaca no yindi ya Meki Kayiranga. Hari abantu benshi bajya bambwira ngo nimbaye link, ariko bandike Meki Kayiranga barahita babona iyo channel. Channel ntangiraho ibitekerezo byanjye. Ari nababaza ngo se ngo Bwiza yarakwirukanye. Ntabwo twamushobora. Ntabwo Bwiza yanyirukanye ndacyahari. Ahubwo no kugira ngo habeho separation cyangwa gutandukanya ibitekerezo byanjye n'inkuru nkora. Je ndi umunyamakuru, ngomba gukora amakuru ku kinyamakuru bihuje na editorial cyangwa se umurongo kinyamakuru kigenderaho na etike y'itangazamakuru. Ariko iyo ngeze kuri channel yanyu shobora gutanga ibitekerezo uko mbyumva, shobora kwisanzura. Niba nagomba kuvuga iminota 10 kuri Bwiza, ubwo hari iyo mpageze nshobora no kuvugana na 30. Yego. Hanyuma ubwo nta nubwo birabagora kuko turanayipininze hano hasi ku kiganiro bayirebeho. Yego. Abantu barimo baraniyongera rwose, barimo kuza, which is good. Hanyuma rero amakuru tugiye kuvugaho, gusuhuza byo muri rusange turasuhuza ku musozo uko muri sanzwe tubigenza. Ubu twasuhuje in general, hanyuma individuals turabasuhuza ku musozo w'iki. Kereka wenda ari ugusoma comment tukazivugaho. Byo wenda birashoboka, wenda gakiya nka comment nkenye zibanza dushobora kuzisoma kuri Bwiza ku kiganiro cyatambutse imugoroba, tukaba twazivugaho. Kanze ndebe mizo niza abantu babanje. Uyu nguyu bita Innocent Munyankera niwe mpereyeho. Yavuze ngo uwashaka gufata ubwo ni Rubaya, yabyanditse nabi. Rubaya neza nabari ikinduzi bagafatanya n'abari muri nteko nabihamuke. Ubundi kuri byari twavuga byo kuba turagira Rubaya bashobora kuyifata bitabagoye. Karangwere nawe yaje kuboneka ejo, twari twavuze ngo natanya agatego, ariko yatubwiye yuko ngo yahoze arwaye, ngo yaramaze iminsi arwaye. Ni Karangwere Epiphany akavuga rero ati ndashaka gusubiza Shadrack, umwana uri iwabo urwanira uburenganzira bwo kubaho, kubuzwa uburenganzira ku bwenegihugu, kandi byose byarakozwe n'Ababiligi, dore ko baracecetse kandi aribo bateje aka kaga kose. Amerika yirirwa ibajyana iwabo ngo bajye kuba abagaragu, nibagirwe igihugu cyabo kubera ko aribo bapolisi b'isi. Murebe ibyo ikora nyine ubwo rwo Amerika ibatwara mu buhungiro aho kuba babona igihugu. None urebe hari undi twanzovu bavuze ngo
ngo mujye mbere bwiza. Kuva kera hari ukuntu najyaga numva hari ukuntu mukori kuri DRC cyane kuri M23 n'igihe byavugaga ko yaburiwe irengero, hari ukuntu numvaga mubikomozaho bikanshimisha. Igeze kuri irengero mbese urumva twebwe rega hari abantu bibwira ko Bwiza TV nk'abantu badukurikiye ko tutangiye kuvuga ku nkuru zo mu karere cyangwa muri Kongo uyu munsi hoya. Kuva mu ntambara za 2013 twararipotingaga kugeza bagiye Uganda twarakurikiranye bareho barasanga inkuru nyinshi cyane za tuvuga bihagaze bite yigeze no kuri irengero muri Uganda ari nabwo yigeraga muri Sarambwe. Nuko so wakomeza niwe Nzovu n'ubundi ndabona hari n'andi yavuze ngo ntabwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekeye M23 ibice ifite nkaho ibyo bice leta itabishaka cyangwa bitagize icyo bivuze, ahubwo ngo nuko yananiwe kubibakura ntiyabibakuramo kuko n'ikindi kindi ubona ko nayishaka ko habaho ukwikukira kwa bari abantu kuko yananiwe kubacungira umutekano irashaka kubaharira. So reka twikomereze Shadrack tuyoganira kuki tuyoganira kuba muri gitondo umujyi wa Goma wagizwe umujyi utarangwamo moto abamotari bahagurukiye kwigaragambya. Twongere kandi turebe kuba aho bigeze uyu munsi mu ntambara aho bigeze dufite amakuru ya nimugoroba avuga ko imirwano yari iri kwerekeza Sud Kivu ariho M23 yari iri ibyo nawubwira ko twirwaneho ishobora kuzazamuka nayo ikaguhondera abantu nyamara urasanga ari byo birashoboka ibi rwanda yazindutse nayo itanga umugabo kandi buri yitanze umugabo bifitemo nakababa ntibuza bishaka uko magora buriya twebwe tuzaguma muri ibi. Noneho urebe turabirebaho nabyo turebe ku kindi bivugwa ko Tshisekedi ngo ashobora kuba ashaka imyumvikano cyangwa se ibiganiro na M23 ashaka ko ahubwo arimo negotiate avuga ati nyamuneka mu ntabari ibiganiro biboneke bya bindi byo kuvuga ngo ngaraje irwanya agire gute bishobora kuba byanze. Tuzaza kura kandi bivuga ko M23 ishobora kuba ari imbunda nyinshi yafashe harimo n'imbunda nini imbunda kabisa cyangwa ni wambwiye ngo cyitwa gute iyi mbunda urambwiye ngo izagenda cyaryibuka ngo ni urambwiye gutera kanze nyibuke zino mbwiye urambwiye ngo ni Katyusha Katyusha ningi bantu mutufashe mutubwiye niyo yimbunda meki ayizi nawe ndaba ndi kumenya ari umuntu wazibwiza zose iyo ni Katyusha. Ari mushiti wanjye witwa Benoit ndamusuhuje Benoit ahari niwe ujye unsobanurira buri kimwe cyose. Kandi hari abantu benshi b'abasirikare tuziranye abantu bari kubwira iyo babona rero iri muzongo M23 yigaruye imbunda nyinshi none si irasha abantu kuvuga ko yarasha abasirikare benshi b'abarundi nabyo turi baguye muri ambush ibyo nabyo turabigarukaho. abarundi kweri ko bitangiye barundi bahuye nibazo pe ndumva nangiye kugira impuhwe nubwo atari nge wabaza siko bagiye mu rugamba iyo uri umusirikare ari byo waremeje bagiye mu rugamba kandi nabo bahura na M23 ntago bari wibabarire. Nuvuga ngo hari ibintu bimwe na bibona ko umurundi yagiye kurwana muri Kongo wenda yoherejwe n'igihugu cye ashaka kugenda bishaka cyangwa atabishaka ibyo ni akazi. Nawe yagiye gushaka nde M23 sibyo yagiye gushaka M23 ntago nahora no M23 azamubabarira niyo mpamvu na M23 idashobora kubabarira. Ariko uyu urebye ingabo z'u Burundi byago zihuriramo nazo hano muri kino gice ubona ko biterwa n'iki kukizi kubitika cyane erega ntizihaza barazishora. Noneho ingabo z'u Burundi zisa nkaho ziri nyambere ziragenda imbere zisa nkaho zaribonekeje cyangwa zirashorwa ntabwo zibonekeza ziri mu kazi kandi ukuntu muba muri mu kazi ariko se kuki imbere hatajya FARDC nka bene igihugu FARDC se irahazi bibaza ko FARDC izimasisi kurenza General Boduwe izimasisi kurenza General Gaceri izimasisi kurenza banzenze izimasisi kurenza abakoloneli bose abamasozera n'abandi bibaza se ko ihazi ibarusha. Rero icyo navuga Rega hari umuntu waguye ngo umwana urwanira iwabo M23 arwanira iwabo FARDC umuntu wavuye Kinshasa wavuye za Katanga wavuye za hiryo ngiyo za Kisangani yoza azimasisi kurenza bose nakubwiye nako noneho byibuze atirist abarundi se bobi bagiye kwishora mu ntambara nyine bagomba cyangwa ikiraka cy'abarundi kirashyushye birenze ibyo twatekereza. Hari abantu bavuga ngo perezida w'u Burundi ngakora ngo gukorera umusirikare ngo umuntu aho $50 by'idolari ku kwezi akibiri simbyumva aho amafaranga y'isegede yakura he ku buryo buri musirikare igihugu cya Kongo ntigifite ubutunzi
yakora muri banki n'ukuyora pe niba umusirikare ariko biranashoboka ko hari n'ibihumbi 5 hari n'abasirikare byo guhemba nk'umusirikare bikaba byamuhemba 5 hajya muri mission hari n'ushobora guhembwa nk'amayeri 4,000 3 byose birashoboka ariko urumva gufata 5,000 ku musirikare ariko harimo Barundi ndatekereza ko wenda n'abantu badukurikira badufashe ndatekereza ko Barundi hashobora kuba harimo akantu ko kwiyumva bakaba bumva batumva neza ko M23 yabaganza yabakubita gose bakaba batabyumva akaba aricyo gituma ibibazo bikomeza kubavukira urumva Abarundi ni igisirikare nyine ubundi igisirikare cy'ubundi cyari igisirikare gikomeye kiri mu bisirikare byari bikuze muri akarere naba abantu barakubwira ko kuratira Abarundi bari bakomeye ngira ngo nuzaza bikubwira Viateur akubwira ko Abarundi bari bafite atira rikomeye bajya kurwana muri Kongo Abarundi bakoraga ku mbunda z'ibisada wagira ngo ibintu nshaka kubaza Viateur mu kiganiro gitaha harimo ingingo yo kumubaza ku mirwanire y'abatizedi abatizedi ko baje muri DRC imirwanire yabo ubundi bobo amakuru yaba bafiteho niye kandi ko mbizi ko batabuze rimwe cyangwa kabiri bahuye buriya nabyarabimbwira so ingabo z'u Burundi rero zari igisirikare gikomeye ku bwa Buyoya ariko n'ubu Barundi Buyoya ajya n'umwe BNDM ajya avuga ngo yagitanze akigendera kuko yatanze igihugu ku masezerano ya Arusha uribuka ko South Africa agiye guhagarara hagati y'u Burundi buriya South Africa baraziranye n'abadeti so rero icyo navuga cyo ingabo z'u Burundi icyo mbona cyo wenda ndaza kubivuga mu gutanga opinion yanjye kuri Megayiranga ariko icyo mbona cyo isigaye cy'ubundi cyakujijwe isoni cyane igisirikare cy'u Burundi kiri gukozwa isoni cyane byo cyane pe none si no muri ko gusa aho ubuse kuko igisirikare cyagenda kikajya kugarura amahoro kikaba kiri proud yabyo cyari Central Africa cyagiye Somalia simbizi niba kinakiriyo ariko se koko aho kiri ubu koko cya proud y'ijana wenda Rabin araza kubitubwira mu kiganiro cy'ubuvugiro ariko kwibaza ushobora kuba umusirikare w'Urundi aho uri hose waba proud ibi bintu biri kuba biragoye bajya kuvuga ngo major w'Urundi ngo yapfuye kumva ngo kapiteni yapfuye ba officers nibo bari gupfa mu Burundi tekeza officers bari gupfa urebe noneho ingabo ntoya uburyo intwaza ngabo zabo ntoya ugeze nk'ubu muri ino ambushi biravugwa ko ngo bashobora kuba bari mu buzuye ikamyo nyine zira kamyo zitwara imodoka ngo nta numwe warokotse urumva imibare wenda ntago tuyifite exact ngo tuyitangaza ariko ino ambushi yakomeje kuvuga nk'ambushi yari ikaze na ambushi nabonye ivugwa cyane ngo bari bavuye Minova ariko se abantu bava Minova bababeshye urabona kuntu bimeze ejo dutangaza tuvuga ko M23 yafunze umuhanda ujya muri Sud Kivu na Nord Kivu ndetse na Colonel Wiringoma akabyemeza avuga ko koko bafashe umusozi wa muremure baraye bawufashe bagafatana kana ishasha aho bafashe ejo bundi avuga ko twarabivuze abantu mu kiganiro igihe cyari kirimo gitambuka ngo turabeshya iyo urebye bano bantu ba Wazalendo aba FDLR aba Banyatura aba FARDC akenshi ntago bapfa kwemera ko tushobora kwafashana ashaka ko barashutse Abarundi bakabwira bati mwebwe muzamuke mugende mujye Goma ngo bagiye kuvuga ibyabahigoma kubivuga gusa cyangwa se M23 kaba yarirotiriye gato ntigaragare kuko ntigipfa narabibonye ntipfa kugaragara ugize ngo ushaka gupfa kwibona se mu rugamba gutya rukoze ukavuga ngo urayibona happy ariko FARDC dero duhema usanga turi hariya duhema nzabikwereka nisubire ira ruguru mu kibaya nzakwereka urebe ukuntu bimeze yambere nakubwiraga nka Rwanda TV niyo yavuze ngo nabagera kuri 472 aba ingabo z'u Burundi bamaze kumenyekana ko baguye mu gico batezwe muri zino operation ziri iyo nkuru yifungure Rwanda TV niyo amakuru ndabizishaho kuyafite so iravuga ngo abasirikare b'Uburundi bagera kuri 472 nibo bamaze kumenyekana baguye mu gico batezwe na M23 muri operation zabaye muremure
Ishasha n'ahandi iyo nkuru iri seriye. Reka twumve. Imirwano ihanganishije umutwe w'inyeshyamba M23 hamwe n'ingabo za leta ya Kongo, y'u Burundi ndetse n'abasirikare bo mu muryango wa SADC ikomeje rwose na leta y'u Burundi kuko leta y'u nayo iri kurwana. Dore ko nyuma y'uko hatangajwe ambuscade cyangwa ambushi nyine yatezwe ingabo z'u Burundi ziri muri iyo mirwano, ubu noneho umubare w'abamaze guhitanwa nayo wamenyekanye. Ni igico cyatezwe kuwa 25 kugeza 27 Mutarama 2024, nibyo nkuko babivugaga umugani iyo minsi iriya minsi ya operation ya muremure na kumanuka aho ngaho za Ishasha berekeza Minova na muremure. Rega urumva ngo bahakubitiwe nabwo bakoze habaye igikorwa ntuza special force operation izo za hakozeyo uvuga ngo babagiyemo n'ibyuma n'amashoka n'igihugu n'isasu byaravuga ariko narebye abarundi kungo byagenze. Abarundi bari muri muremure bafite position ziri ku misozi ya muremure. So uvuga ngo abarundi bashaka kugumana umusozi wa muremure kimwe na leta ya Kongo. No kuvuga ngo abandi bajya kuri position turi tusa nkaho turi munsi, ariko two position cyo twari dushinzwe no gukingira abari hejuru kuri muremure nyine kugira ngo muremure batayikurwaho. Noneho ngo icyababayeho M23 yateye uduposition twose defense zabo zose yaraziteye ijya no kuri ya yindi ibwe niyo ririho nabo bakamanda babo abo basirikari bano bamajoro n'abandi yadutereye rimwe twose. Umva ngo ibakoramo Alpha Mike nagaheruka ariko wenda kuza kujya ni wari kubivuga neza uko bigenda mu gisirikare, ariko ngo yarabateye ibakoramo icyo cyabaye kiza rero kuri bo. Bamwe barahunze barirukanse mu guhunga kuko ngo abarundi bari barabwiye ko nta guhunga bagomba kurwana kuva resistance yabo. Urumva abarundi imirwano yabaga hariya uziko byabanje kuba ko M23 yafashe Ishasha, noneho muri bagikomeje kurwana muri muremure. Noneho nuvuga ngo abandi babo bavuze ati tugomba kurwana nkuko leta bitusaba nyene cyubahiro yabisabye cyangwa se n'abasirikare bakuru babisabye. Noneho rero mukure uzista rero ibyo nibyo Bosco yakubwiraga ati uribukanda kwica niko uyoboye urugamba ugabwira ati nta n'usumva we bataramukozemo barabakozemo barabarimagura barabarangiza. Noneho abarokotse baragenda. Noneho nyuma ngo urabona ko nakubwiraga dutangaza zino nkuru barabashutse bati mugende ati twose twahagaruye niko babandi bitwa wazarenda ubwo ni ba FARDC FDL n'abandi izo mayi zabwa ati twahagaruye mugende nta kintu nta kibazo gihari. Abarundi rero n'abarikoze n'amakamyo barazamutse bageze ruguru ngo bava Minova M23 icyo bakora n'iki nta numwe bahavuye kuko byagenze. Ariko ukabona ari ibintu bibabaje pe kubona ingabo z'u Burundi zirimo zigenda zitikirira muri iki gihugu cya Kongo. Urumva aba ngo barasanga abandi baguye Kicanga bagera kuri 200, abandi bafatwa mpiri muri mu kwa 2023. Ubwo bikaba biri ibintu bituma abasirikare bakomeza kwibazwaho bya bindi bavugaga bibazo isaba abasirikare nuvuga ngo muri aba 472 baguye muri zino operation muremure. Baravuga ko hari n'abandi 131 bakomeretse. Noneho hakaba n'abandi bafashwe mpiri. Rega urumva baba barazisize kandi ikindi cyabaye ku Barundi impamvu ntekeza ko M23 bavuye nabako ari n'abafite n'umujinyi n'abababaye kandi no biracyabarwaye. Abarundi bahemukiye M23 ingabo z'u Burundi zari muri ntuza muri aircraft zaraje uziko ku musozi wa muremure haguyeyo umwafande ukomeye yababaje abantu benshi cyane barashe position yose kuri gicwa naga ari muremure cyagiye muri aircraft ngo kuri gicwa M23 urumva yo riziko abarundi bahagaze hagati kandi nicyo cyari cyabazanye muri ceasefire muri aircraft. Noneho abarundi bagambaniye M23 mu kuyigambanira abakomando ba Kongo urumva n'aba FDL n'abandi bose baraje ninjoro bakora position bayikoramo banayisenya barayisenya. Icyo gihe abana benshi barahaguye
ntabwo umubare uzwi ariko cyozi ko abakongomani bagendaga bafotora bagaragaza ati dote abangaba ati ni batutsi bana ati n'abanyarwanda ibyo bagendaga bavuga ku mavideo yabo abantu wenda barayabonye ibyo bimaze kuba rero urumva umubabaro bateye abantu cyangwa bateye n'umuntu wari uyoboye izo position abarundi babikoze nibo bagambaniye so icyo gihe birongera bibahe Kicanga na Kicanga abarundi se ntibatanze position ya Kicanga ariko nabo banza bitarabereye kuko batanze twabivuze batanze position ya Kicanga noneho M23 yagiterwa n'aba FDLR FARDC bino bisirikare no coalition yose yabatera M23 yabanesha bakirukanya muri position za aircraft inako byaba byize kugenda kuri Kicwa byabayeho ijya bajya kurasa Kicwa abarundi babaye nk'abitambika so birongera kandi bakavuga ngo bari muri aircraft noneho ngo barirukanga bakarwana bagera muri nuza bagatambara aircraft si sayine se kwishyiraho si ibintu bigize bashyiraho cya kintu noneho birabiza kugenda wongera ugaruke Mushaki Mushaki nabwo ingabo z'u Burundi zarahatanze hababaje M23 kuko abarundi ni wari Mushaki bari nahe na Muremure ndibaza bari bahari urebe Mushaki yahoraga ibyinamo za Nyatura Mayi FDLR abaturage barabivugaga ko bari baduhaga amakuru batubwira ko babigeze no kuza barabafungirana muri Mushaki bati ntimusohokamo hano bakajya baza gutwara ibiribwa cyangwa ibihingwa by'abaturage urumva iwo wari iyo ntuza ya mbere birongera biba mweso ziranye shyamba zajyaga ziza no bazakwica abaturage none ibaze ngo bari nk'abari M23 bakorera iki wababonye mu kurambushe yawe oya ahubwo se noneho baranarwana bari kuri front so umugani noneho urumva kandi mbere baza bavugana na M23 urabyibuka bari mweso bavugana na Colonel Kabundi barimo bavuga ko turabavandimwe nyinumva bavuze mu Kirundi Kabundi yabaye umwanya baravugana hari na Bahati Erasto icyo gihe bajyana y'ubutumwa bavuga ati turahatanze mweso kubera ibiganiro by'abakuru b'ibihugu kubera nuza yase ariko muhumure tuzagumya kubarinda kuko mweso M23 na mbere yifata yarayifasha abantu barishima mweso nahantu nakubwiye ngo abantu bazi hafite icyo bavuze ukuvuza gakicanga mweso Mushaki hari ahantu haba hazwi centre tuzwi abantu bavuga bati rebe nka Tongo baharasa FDLR barana bahazwe ubwiza aho bavuyemo Burundi mu bwiza aho ntibigeze banahagera ntago kuva M23 yafata ntago bigeze bongera kuharekura mu bwiza urabizi ariko habaye ikiciro cya CNDP niho nkunda yarafite ikicaro ese buriye urumva nuvuga ngo hafite icyo bavuze ku gisirikare cya M23 no kwishyaka ryabo ubwo nuvuga CNDP uhita uvuga ati numwana CNDP niyo byaye M23 of course so urumva rero mu bwiza bashatse kuhafata kuko hafite icyo bavuze bazaga za Gicanga bakaza kuhafata baza kuhafata M23 ikabakoma iyo bakomye inshuro nka zingahe nk'eshatu ubundi itibakubita bigezayo kuva icyo gihe bahise bahava iza bahise bayicika so ariko bwiza impamvu bashaka kwifata ngo bwiza isa nkaho irebana na Kicanga ngo Kisekedi yashaka kuza muri Kicanga urumva ashaka kuza kwiyamamaza muri Masisi cyagiye rero nabo baramenye batisha ntuhagera agugera muri position niko byavugaga so icyo nakubwiraga rero abarundi urumva ibyo bakoreye urumva mu masezerano bagiranye muri handover yo kubaha aho bari bafite M23 yari ifite ubundi aircraft yagambaniye aircraft y'abarundi nayo n'indi muri rusange ndi se yakoze iki ariko yagiyemo hagati wigeze wumva EAC iri comment igaragaza ko ibabajwe nibura ko ibice byari bya M23 byahawe izo mayimana ngani njyamo ndaza kuvuga ngo abanyatanzania naco nabashinje none se mandate yabo yari sorry abanyakenya Tanzania nari kuba ntibinde basukiciciro kibera hagati ntacyo kiza bimarize ni bari cyo wapi na EAC muri rusange ntigeze ahubwo yazaga ivuga ko ngo propaganda ku ngabo zayo kubera ko abantu barimo bavuga ko abarundi bagambanye bayize guta yo ikivugira ngo yiyamiriza gake ama propaganda ku ngabo zayo ariko urebye muri rusange nuvuge yase ndabyumva kuko yase yari yobowe na Neva kirya gihe kandi Neva urumva matuki se yakoze iki yari umunyamabanga no kuva umunyamabanga nibwo waba ufite imbaraga
bafite imbaraga kurenza umukuru w'igihugu ntabwo nyine urumva ntibyashoboka ntabwo bishoboka ariko umutekinisiye ninde se umutekinisiye nyine ariko urumva utekinika politike y'isi ko tuyizi EAC mu bigaragara EAC yo ntiyabaniye mu 23 yego ntabwo yigeze yibanira yabaye kuri side yanuze no se ko izi ngabo zabo zatanze mushake baranatangazwa FRDC guverineri w'intara y'amajyaruguru akiba guverineri kiri mwami yahise azahita hajya nibyo byo ati rwose ati FRDC contrôler le point stratégique mushaki niko bavugaga aho ngaho byonyine aho ngaho nabisimwa bigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru ko twaribonagana ko baje kumenya ko ntuza abarundi bagiye kwatanga icyo bakoze niki yagiye i Burundi ahura na Neva ngo babwira ko yumva kozi yabo abereka ko rwose turi kumwe abereka ko babajwe nabyo yarya kuko yavuze ko arenze kuri iyo ngingo ngo babone ibyizi arabibabwira bumva nyine ngo afite umutima mwiza baragaruka batangaza nuko mushaki yatanzwe baza gutangaza nuko Kicanga reba Kicanga niba ubyibuka neza M23 ikora withdraw muri Kicanga aba FDLR bahaje n'abandi bose bari mu makamyo yanuza ya aircraft kandi zari ngabo z'ubundi zinahara aho ngaho bari muri Kicanga bifuza muri Kicanga iyi ngingo uri kuvuga ndabyemera ariko ubwo ndi gushaka kwereka nyine igituma ingabo z'uburundi zishobora kurya gusogongera ku muti M23 kuza ikindi M23 yabahaye wenda ndi kugarura inyuma muri nuza muri intambara igaruka M23 mbere yuko starting yongera gutangira bava Kicanga M23 yabaze ko okay nava ko bya nkuru rwitwazo ikabafata nk'abanzi aircraft yose y'abarundi none nibwo bigikemuye neza nashakaga kutandukanya aircraft n'abarundi kuko hari n'abasesenguzi bavuga ko aircraft yagambaniwe no Burundi yasegeze igaragaza cyangwa wigeze wumva akarima ka Neva wigeze wumva Kiyuku avuga ko abarundi bakoze amakosa ahubwo yagiye kubasura bashimira ko bakoze akazi neza none se Kiyuku ntiyahebwaga na EAC ntiyari muri mission ya EAC nyine ishaka kwereka EAC yasabye M23 kugira ibyo ikora irabikora birana failinga ntiyeri garagaza ko bya failinze iricicikira je wenda abantu badukurikiye badukize EAC yose aircraft yose ntago nshaka kuyitera amabuye nshaka gutera amabuye gusa abarundi oya je ntago mbyemera rwose noneho nkatera ahubwo amabuye nanone EAC ariko EAC nyine nk'umuryango oya ntago mbyemera reka nkubwize ukuri kuko yacecetse ntinabwira abarundi team murimo oya EAC yahemukiye M23 reka nkubwire okay tugiye muri analysis show kukwereka ko EAC yakoreye umuti M23 ariko mu buryo bugaragara public yarabahemukiye mu buryo buri indirect mu buryo buri erega nje abantu ndi gutambamira ntago wabumvishe ni ingabo za Kenya ingabo za Uganda kuko zo zarashwe zigahunga uziko zarashwe hafi ya Kanyamahoro bazitema igisasu zirigenda ntizigeze zirahunga nabo rero nyine nabo naba victime nico ndi kuko victime bari bafite reka nkwereke reka nkwereke ngo bwire EAC rwose abantu wenda baze kudukirana nge nta kuri turi kubyumvikanaho so EAC yagambaniye M23 ibyo nabyemeye noneho ariko nanone itanga amahirwe ku mpande zombi ebyiri iruhande rwa DRC n'igisirikare cyarwo no ku ruhande rwa M23 mu gihe barimo muri uyu mwaka bamazemo bari muri bongereye ntibazongera bari muri ibyo ngibyo izi mpande zombi zose zaratozaga ujya wumva ko buri ngoma ko nitwiye dusiba kubavugisha ajyaga avuga ko ati barimo baritegura ariko natwe dufite surprise niko uri ngoma yawe niyo wita amahirwe yatanze ayo mahirwe kutumye babona umwanya wo gukora icyo gikorwa bino bisirikare byombi byaritoje bigira effective bigira abasirikare benshi urumva ko muri deployment kandi na M23 byanafashije FARDC kudiringa SADC dirinze yakoze diplomasi ya gisirikare mu bya gisirikare izana indege izana za H4 nako bemerewe kugura intwaro yazanye zira H4 zaje muri CCRF yazanye ibifaru yaguze za Hama yaguze ibintu byinshi bivuye mu gihe cyari muri CCRF nekiza ko iyo M23 za kwa avance ko yari avansaga cyane yari iri mu mujyi wa yari iri muri Sake baharwaniye iza kwa avance hatabaye CCRF
iba imirwano ishobora kuba yarageze kure. tuvuga nimwe mu kwa gatatu abantu babyumve neza. Ceasefire nyine ingabo za yatangiye mu kwa gatatu kugeza mu kwa 10 FARDC yongera gutangira. No, ubwo ceasefire itangira ubw'ingabo za zahagera za Kenya. Zicyagera imirwano yisigira gute byiswe kihagaze. Yego. Noneho hagasigara imirwano abitwaga twirwaneho muri Masisi. Nibo bajyaga bakomagura za Nyatura n'abandi na FARDC yajyaga bakayikoma. So urumva rero ni naho iki kintu cya Wazalendo cyaje mbere byari FARDC. Byibuke neza Wazalendo yaje muri ceasefire. Ubundi ceasefire ahubwo ngo binavugwa ko yaviyowe na Wazalendo. Wazalendo ngo niyo yabyanze ko FARDC yari ikiri muri ceasefire. Ariko Wazalendo nayo yagize gute yagenzwe na leta. Uko niyo bakoze division bakoze za division izo mu majyepfo iyo mu majyaruguru. Cyanarangiye Tshisekedi yigambye ko aribo bantu ahubwo bakomeye kurenza abasirikare. Barabagenze. So rero nakubwira ko twari tuvuga ngo akaga ingabo z'u Burundi zihuye nako. Ni inkomoko yabo. Tuvuye no ku mibare ihari y'abasirikare bayo bamaze kugwayo. Rero nakubwiye ko igisirikare cy'ubundi cyari igisirikare navuga ngo ngiye cyari igisirikare ku myaka yanjye irenga 40. Cyari igisirikare numvaga ko nshobora kuvuga ngo kirubashywe. Kirubashywe yambwiye ngo se kuva kera bari umwanzi ni wakurondera washaka. Iyo ni ntuza bashobora kuyivuga nkuko mu Rwanda tuvuga ko ntawe ushobora u Rwanda ntiruterwa rutera. Bishobora kuba byo bitewe nuko twabyitwayemo. Yego. Sibyo. Abo barundi ko bavuga gutyo birashoboka umwe ashobora kubivuga. Abarundi ndakubwira ko bari afite atira rikomeye. Iyo bavuze atira rikomeye nuvuga ngo barasaga ibibunda byakure nkuko bavuga ko muri aka karere Uganda igira ibibunda birasakure. Tanzania irabigira ariko mu karere bakakubwira ko Uganda niyo ifite ibikoresho ifite ibibunda atira rikomeye. So rero abarundi bari mu bantu nabo wese cishwe niki kuburyo barakubere turi kuki Rabina azabwira ko ari aba CNDD-FDD bakishe. Bagizemo bademobiliza bamwe mu bari barimo abandi baricwa abandi barafungwa azamo icyo kintu cyo kuvuga ngo urumva nyine ari ibintu by'amoko. Noneho urabona n'iki kintu ni cause abarundi kurwana muri Kongo muri kuvuga ko igisirikare kiri guseba. Aho umurundi wese ari abafite isoni ishemo ku gisirikare cyabo. Kuko neva yarahakanaga ko nta kiriyo cyetse nta na leta igakana ko nta kiriyo. M23 igahita igaragaza ifoto bahari. So ahubwo hari video yigeze gutambuka kuri Voice of Kivu bahita bayikuraho. Nyikiza ko bari bakiri muri negotiation n'u Burundi bavuga bati muduha abasirikare bacu cyangwa se mwiduteza abantu wenda tufite uko tuzabagenza buriya muri ibi bintu ababo deal nyinshi cyane. Kuko dufite ko tuzabasabira wenda imishyikirano cyangwa se tuzabakorera ibintu. Iyo video yaje kuvaho bayishyizeho nko mu masaha nk'abiri cyane saa mu biti bayikuraho. Yari yabaki yagaragazaga ingabo z'u Burundi zari zafashwe. Nyuma rero iyo video ejo nibwo na checkinze nsanga video baje kwigaruraho. Yakaze bayigaruyeho yavugaga n'ibikoresho bafashe byantuza bya ngiyi video. Bose yongiye si twigize kuyikoraho. Iyi ngiyi nyine ndavuga nshaka kwereka ko abarundi ni ngiyi abarundi babanje nabo kutumva ko twigize kuyikora burya baje kuyikuraho. Yavuyeho iyo ngiyo nari ngifite yavuyeho. Abarundi rero babanje kutemera ko M23 yafashe ingabo z'u Burundi. Natwe ubwacu tujya muri Bunagana gukora ama interview tujya gushaka muri press conference kwa tuzi ko tugiye kureba abasirikare b'u Burundi. M23 ntibatwereka ntigere twereka abawogina abayemwe twatashye tubabaye cyane tuzi ko uko yari yo nkuru mutatweretse amateka yari yo nkuru twanabibajije bati tuzabahamagara ahubwo turacyategereje ko baduhamagara bakabatwereka. Bari ngoma byumbe na bisimwa babyumbe turacyategereje ko batwereka kuko ni isezerano nge bampaye narabibajije. Mante ko muvuga yataye promise yo yaransezeranyije ati tuzaguhamagara twakwereke ndacyategereje rero. Yes, I'm still waiting. So rero nakubwira M23 maze kugaragaza izi ngabo z'abarundi zafatiwe ku rugamba. Abarundi nibwo batangiye kujya gute kwemera ko ingabo zabo ziri muri Kongo tubitangaza mbere twebwe abantu barayifasheho kopi ahubwo ngo ntibabimenye. Oya n'abantu mbere tuvuga ko ingabo z'u Burundi yaba Bosco yaba Rabini yaba njewe mu bigano twakoraga twavuze twatangiye kuvuga ko ingabo z'u Burundi zinjiye muri Kongo twabivuze kera.
abantu badutuka zinjiye kandi kuri mission itandukanye zinjiye mbere ya Isaias hari zinjiye mbere ariko zari zimwe zo muri Sud Kivu kurwanya Red Tabara Sud Kivu igiye zaje kukubwira n'izi ngizi zabo za muri aircraft zagomba kujya muri Sud Kivu. Twaje kwibaza impamvu zigiye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo Rabeni yakigusubiza impamvu zagiye muri Kivu y'Amajyaruguru. Sinjya kubyinjiramo. Hanyuma icyo ashaka kubwira tubivuga mbere ko zinjiye abantu ari abantu bo muri DRC muri Eastern Congo bavuga ikinyarwanda, yaba ari abarundi yaba ari bose baradutuka ngo turabeshya. Ariko nyuma tuza kubabwira amasezerano ahari yatafoka Neva arayemera. Neva yaje kuyemera. Neva ahubwo yaje kujyayo mu gihe cya aircraft maze bajya kuyavugurura. Azari amasezerano no ari official mu kujya gute kujya kubafasha kurwanya Mventura. None basigaye barwana bambaye impuzankano y'u Burundi. Barwana bambaye FARDC. None urumva amasezerano atakiri bibi ibihanga. Nyine icyo shaka kwereka simbizi byabo bafite uko babibona. Bashobora kubikora mu buryo bwo kwikamufura ko ntibakeneye kumenya ko wenda kuko ntekereza ko M23 nayibona umuntu wambaye uniforme y'abarundi igaragara nawe niwe yarombereza kuko mercenaire akesha barwana nk'umwiyahuza bashaka kugira ngo agaragaze imbaraga ziwe. So nicyo kikubwira ko bano bari abawagina bakiza muri DRC ngo bajya kuri front bajye bakabatoragura bisiga amarangi muri bo bamarambitse bisiga amarangi nabwo barabatoragura bigeze baravuga ati byoroshye bakajya bajya inyuma nabo bakaboherezaho ikintu bavuga ati none urugamba tukubuzwa turukontorera he muri office hari muri office so cyo jago kwereka rero abasirikare b'u Burundi ntibyemerwa ko bahari ariko byaje kwemerwa. So rero navuga nti twari turimo tubatsinda z'u Burundi zarakubitikiye zarahobariye nzika M23 igirira ku Barundi ahikomoka nta nubwo bafite inzike rega ntago ishobora nakubwiye ko idashobora kubagira imbabazi kubera ibyo bayikoreye ariko ntago nabyita inzika kubera ko abarundi nabo baza kurwana baje kwica hari abantu nabonye nawoze mbona abanga ariko ngo M23 ngo abarundi ngo kayongera bicira none se abarundi bo baje ni muraje bayibona bazayihereza ahubwo biracyapfa bitanihira muri Sud Kivu twirwaneho nayitangiye kubatunga intuzo kubatunga itoroshi irimo irashaka kurasa abarundi twirwaneho nayo iri kuvuga uti abarundi tuzi plan zizanyu ngo n'abajenosideri irabita ko n'abajenosideri baje kwica abanyamurenge ntago abarundi byari byaborohera none kandi urumva muri Sud Kivu hoho bagiye gushaka Red Tabara ahubwo aho kuyishaka bajya kwegera ntuza twirwaneho ahubwo Red Tabara birangira Neva yitiriye u Rwanda ku bintu byo mu Burundi birimo n'agatogo kenshi umugani reka mugani batwirwaneho baze babirwaneho ahubwo kintu abantu benshi bibaza twirwaneho nk'ubu na Neva yavuze ko twirwaneho ngo iri mu makivu y'Amajyaruguru yagiye kurwana muri M23 Red Tabara Red Tabara sorry Red Tabara nkibaza Red Tabara yavuye gute muri Kivu y'Amajyepfo ijya muri Kivu y'Amajyaruguru Neva sinzi ukuntu ibintu avuga aba yabitekereje inshuro zingahe. So rero navuga ko abarundi rwose hano barakubita ikepe baranababaje cyane. Tangazo rya twirwaneho yego riravuga kuvuga ko bafite amakuru ko hari gutegurwa igitero kizaba kirimo abarundi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku baturage b'abatutsi b'abanyamurenge bo muri uduce twa Mwenga, Fizi na Uvira muri Sud Kivu nyine Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akavuga ko twirwaneho rero ifite information zihagije ko abarundi ngo bagiye muri ya gahunda nyine yo gushaka Red Tabara aribo bazaba bari imbere muri icyo gitero niyo bakavuga ko nyine nabo rero bazafata gahunda yo kwirwa. Kandi ahangaha gusa ndabyavuze ndakize ni Kamasa babitangaje bari Kamasa ndakizego niyo baritangaje umuvugizi bari Tabara rero nge nabwira twirwaneho ahangaha nayo nikore nko M23 yakoze ntibarase none sizakira guterega barasa nabo barayirasa reka umugani nubwo no kwica abaturage nta kindi kizabarengera no kujya gute no kwirwanaho nyine kuko izina ryabo ryitwa kuko izina ryabo rirabisobanura kuko abanyamurenge barakubitse buriya abantu benshi akeshi bavuga ibyo mu Kivu y'Amajyaruguru ariko abanyamurenge barakubitse cyane
hari mayimayi isana nk'uyu witwa ngo mayimayi ngo bibana ngo babiroza bishambuke mayimayi yitwa ya kutumba bari abantu bagiye bica abanyamurenge muri covid muri 2021 byari bibabaje twagiye tuzandika Amerika cyane twagiye tubatabariza hari naho twigeze ku muntu umwe wacu wakoraga iwacu ugeze kwandika ibaruwa rwose ifunguye yandikira kuko yandikiye UN yarababajwe cyane ari umwe mu basesenguzi twari dufite ntuza mu bya diplomasi abivuga witwa Munyakayanza abanyamurenge bari mu bantu bakubititse cyane muri cyagiye isi yari iri muri ihugiye mu bya covid nubo bari bamerewe nabi babica babambaye ubusa babatwika byari ibintu bibabaje cyane rero ubona ko hatabaho babazize ikisi babashinda ubunyarwanda babashiza ibintu byinshi ryamoko bazana ngo nabatutsi ni byinshi banabeshyira gukorana n'imitwe irwanya leta ya Kinshasa hari ibintu byinshi birimo ariko ubona ko twirwaneho makanika ashobora kuzabikemura ikindi kintu twirwaneho nubwo nabo bandika gutya nabo bareke kwikurira nabo bari kubwira ya community international bareke kurira kubera ko bamaze kujya hamwe na M23 bari mu gatebo kamwe na M23 muri AFC ubwo bamenye ko Kongo yabashyize muri ibyo bintu uko Kongo ifata uko DRC ifata M23 niko bafata ubango kujya nabo bazajya kurwanwa na Tafok bivuze ngo twirwane hingi nayo itagize gute itakoze hakiri cyangwa itabarwa hakiri kare nabo banyumanye ngo batabarwa hakiri kare bazashiduka nabo rero zino ngabo zose ubona iyi coalition yose ibe yagira gute yajya kubabuza umutekano so ndumva rero twavuga ku ngabo zabo n'inye zagize mbushi ngabo z'ubundi bava ko zahuye niva gusenya ejo tunakomoje kuri aba banyamurenge bo muri twirwaneho nabo bavuga yuko bazi imipango ihari kandi hanyuma tujye muri Goma rero ho ibintu naho ntabwo bimeze neza mbere yuko tujya Goma hano hari update ndi kubona ivuga ukuntu none ubu ngubu byifashe bavuga ko M23 yamaze guhagarika imodoka zose zavaga mu mujyi wa Goma zerekeza muri Masisi mu mijyi nka Mweso na Kicanga bikavuga ko M23 ngo iri ahitwa Kabati ikaba yahashyize bariyeri idasanzwe ku buryo nta moto nta modoka bigomba kwanyura ibyo ugomba kubikora rwose ibyo ngibo niko kuri ubu ngubu aho byifashe muri Masisi hanyuma wari uvuze uti twerekeze Igoma abamotari nyuma yo kurakazwa n'ingamba leta ya Kirimwami yabafatiye yako Kirimwami ntagagira leta da guverineri Kirimwami yabafatiye leta ni ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubwo bahisemo kwigaragambya bafashe gahunda yuko hatagomba kugira moto nimwe igenda kuri uyu 29 muri Goma bivuze ngo umuntu bashaka gutega kamoto ava hamwe ajya handi ntago biri bumwemerere amashusho turi kubona ni umujyi nyine urimo imodoka nazo nkeya nta moto zirimo ahubwo abagenzi bahagaze ku mihanda bigaragara ko babuze moto bahitamo kugenda n'amaguru ukurikije uko bigaragara kuri aka video dushobora no kukabashyiriraho nuvuga ngo kuko nta moto ziri kugenda kandi babizi ko abamotari ejo barimo bavuga ko uwo bazabona umumotari cyangwa umutaximen ni taxi moto ni taxi moto ubazabona atwaye moto ari gutwara abagenzi bazamwica cyangwa bamwitwikira so reka tuvuge gato kuri ino ngingo rero abamotari kiri kubarakaza ngo ni ingamba zashyizweho na niriya guverineri w'umusirikare avuga ko nta moto zigomba gusirikira nyuma ya saa 12 cyangwa mbere ya saa 12 mbere ubwo ni mu gitondo nyuma ni nimugoroba ni ingamba leta yashyizeho bakibaza bati kuki badushiraho ingamba nk'izi ngizi kandi turi mu matware ya leta tutari mu matware y'abanyeshyamba ba M23 bakanabaza bati ese ibisirikare birenga 5 by'ibihugu birenga 5 biri muri uyu mujyi wongeyeho n'inyeshyamba zose zo muri Wazalendo na babandi bose biyunze kuri leta n'abazungu n'abaki bananiwe gucunga umutekano wa Goma ku buryo twe dushirirwaho amasaha yo gukora usiye ko nabo bigiza nkana none se niba umujyi wa Goma wugarijwe kandi urabona umujyi wa Goma urasumirijwe none se bibaza ko aba basirikare bari mu uyu mujyi bawusohotsemo M23 winjiramo kwinjiramo ni kimwe ariko kugeza ubu
uretse ibyabo kandi bikaba byaba bikozwe n'ingabo za leta cyangwa n'abandi bantu bahari hari igisasu wari wumva cyaguye muri Goma ntacyo ariko guverineri ibyo yakoze nibyo ko bari mu bihe bidasanzwe igihugu muri iriya Nord Kivu iri mu bihe bidasanzwe none se guverineri abeho nk'utageramiwe utageraniwe afite ibibazo byinshi cyane reba M23 yamunigiye mu mujyi wa Goma ese kumunigiramo nyine activity ntizagakomeje ahubwo kareba ko barimo bashishakira ukuntu babaho kuko n'ubuzima bukomoka hanze bwa icyo ni kimwe cy'abamotari bavuga bati ntago na amasaha none buretse urebe gatoya iminsi mikeya ifudu isombe n'igitoki n'ubugari isombe n'ubugari bibure mu mujyi wa Goma noneho urebe ibindi bintu urebe ko batazaza kuba ntumvishe si imihanda ko nkubwira ko tayari yamaze kuba block ni ifunge rwose ntaye ndabishyikiye niyifunge none se ko leta ya Kongo abaturage barabura moto iminsi bihangane leta ya Kongo yanze gukemura ikibazo cy'abantu bo muri Eastern Congo iyo baza kugikemura bagihereye hasi ntabwo byose biba ariko buriya kenshi umuntu ageze afata intwaro cyangwa ajya kwishakira igisubizo abagira ingaruka ni benshi nibyo bavugaga ku munsi w'ejo ngo abaturage bazemeranye none se abamaze imyaka mu ngiro bo ntibemeye kujya mu buhungiro bo bari biyanze nabo ntibari biyanze rwose ariko noneho abangaba bari igoma ubuzima nibataza kubwemera ndaba ndi kumwe nabo ku ruhande rumwe kuko ntago nanjye niyumvisha ukuntu ibisirikare bingana kuriya biri muri uriya mujyi bishobora kunanirwa kucungira umutekano mu buzima bukomeye none se ibisirikare bafitemo polisi bafitemo igisirikare ntabwo ibyo bisirikare gari byaje kugera ariko banavuga ko ngo M23 ku munsi w'ejo uyu Colonel Ayubu n'ingabo ze ngo muri SADC bahunze Ayubu w'umutanzania bahunze urugamba turaza kwigaruka mu ruvugiro turebe kuntu uyu mukoloneli yirukanga kandi avuga ati mwende mu marize aduyi wene atangiye kumwakira nawe atangira ariko kandi ntuza yarabivuze Bosco yarabimbwiye ati ubwo baje kuba batlete nk'abandi iyo teri mbese ntuyibuka mu ruvugiro rwa nimugoroba ngo baje kuba batlete nk'abandi ni ukwirukana ubwo batangiye kwiruka ariko kuri iyo ngingo wari uriho tukiri kuri abo baturage b'Igoma wari ubwiye uti leta yanze gukemura ikibazo gihera mu mizi ariko nkurikije ibyo twatangiye ikiganiro tuvuga turi kujya tuya no ku musozo w'ingingo twababwiye tuza kuvugaho wari wambwiye yuko noneho hari Tshisekedi atangiye kujyamo neza ngo arimo arashaka ntuza imishyikirano ariko sinzi naho nabonye bavuga ko ngashobora kuba perezida wa Angola João Lourenço turaza kubishaka mu kiganiro uvugiye na Denis wenda turabigarukaho João Lourenço gashobora kuba yaramagaye kuri telefone perezida Kagame ndetse agamagara na Tshisekedi ubwo urabizi ko Tshisekedi ntiyahamagara M23 ntibibaho bisaba ngo bace bose baca ku Rwanda ako sundi yajya yihamagara ko kayizi ubundi abayijijisha mu biki kubera uburyo yayitutse ngo n'abateroriste rega bafata nabi bafashe nabi arabatuka barandagaza bagira ibyo ashaka ikindi kandi yarahozemo nawe basubije bati nawe hoza ari nawe no M23 sibyo ndetse kandi nabyo ni yahozemo uzamubaza gusobanurira hanyuma yarangiza akajya kubandagaza kozi zabo bakareba bagasanga wenda perezida w'u Rwanda niwe muntu ushobora kubafasha niwe muntu na n'ubu wumva koze za M23 arazunga kandi akanazivuga nawe wasovuga ati ndabyumva ni nawe wasogongeyeho kubera ko yakira impunzi z'abakongomani kuva 1995 yakira izo mpunzi z'abakongomani na n'ubu ejo buze yavuze ko buri munsi bagenga inkambi zabo Gihembe Kigeme Mahama urumva rero arabizi azi ingaruka z'ubuhunzi niyo mpamvu rero kumubwira ngo amuvugishe uzi ko João Lourenço ari we wigeze gutangaza ari Nairobi ko ibiganiro bya yasi by'abakuru b'ibihugu byapfubye niho wabigiyemo ari kwiranirana rero ngo no kuvuga ngo wenda nkurikije iyo trace kumbwira ubwo Tshisekedi yaba yarahamagaye Lourenço agahamagara perezida Kagame ati first of all ikintu cyambere kigomba kubaho no kugarura umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo kubera ko uyu mwuka mubi nubwo Tshisekedi agira kuri ko Tshisekedi ubwe avuga ko azatera u Rwanda kubera iki kubera M23 u Rwanda narwo rero ntuzijya rusinzira ntabwo ruzamworohera ahubwo narwo rushobora rwamukoma ndaramutse ruterwa yahoze avuga ati u Rwanda rwakabaye rufashe M23 none nanjye niko mbibona
tugiye mu sesenguzi bwa sinabikubwiye na kuko ngo niyo mbogamizi ituma M23 iramutse ivuyeho ikavaho tufate M23 wenda nk'igikuta kiri hano hagati y'u Rwanda na Kongo iramutse ivuyeho FDLR yahita yinjira izagutera n'aba FARDC nabo bose mwarabisobanuye mwaza mumbwira ko ngo M23 imbere y'uko itera gatoya cyagiye kuri CCRF ndako mbere y'uko FARDC yongera gutera bakabona M23 yahoze bari bashize mu kibaya yahoze iri muri Sabyinyo nuvuga ngo no M23 mu gutangiza urugamba kwayo bivuga ko hari n'aba FDLR baje kuyitera aho yari iri muri Sabyinyo irabakubita bamwe bafata amateko nuvuga ngo bari aba FDLR ubwabo baraziranye barwanya imyaka myinshi M23 na FDLR noneho urebe muri kiriya kibaya cyose cyari kirimo aba FDLR n'ubu ngubu baracyahari ku gice kimwe ariko urumva kubera ko bagiye nabo barwana nk'abasirikare ba Kongo M23 irwana nabo nabo kugira ngo ejo babyumva ko muri 2013 barwana na bagenda barwanye na FDLR yabashi bakuye mu kirunga bamanuka mu kirunga nibyo so reka dusoze rero ubwo ibindi turabigaruka mu ruvugiro turatwana bijyanye n'imishyikirano iri gutegura kuko nibihari kisekedi no yishaka turaza kumenya neza ibikoresho byafatiwe muri ino operation ya muremure dore ko iri kugenda inkuru turaza kumenya byimbitse ibyifunga ry'umuhanda neza no kuba nta modoka nimwemere ku Rusinga Karuba n'ahandi byo turabigarukaho kandi no muri update maza kugenda mubigarukaho reka dusuhuze noneho babantu twemereye ko tuza gusoza 2-3 ariko gato hano hari umuntu witwa John Jadosi ariko aravuga akantu ati nanya nyibukije akantu ka Bosco kari kansekeje mu kiganiro cya nimugoroba Bosco handi yavuze ngo aho ngo Ayubu n'amadolari ngo M23 yafata Ayubu umukonera Ayubu n'amadolari Bosco yavuze ati nta M23 yafata Ayubu ikanga amadolari kubera ko Ayubu nguwo urumva nawe ntagaje gushaka M23 ku neza aje kubica so dusuhuze rero Keza Keti dusuhuze bayuzazi mwese dusuhuze Nige na Fanuel dusuhuze Inkotanyi 1 dusuhuze Nzovu Emmanuel dusuhuze Bikundiye Nyagashi dusuhuze Shadad dusuhuze Gakwaya Malik ako Gakwaya Malik yabaga he dusuhuze François Habyarimana dusuhuze Karangwayire Epiphanie dusuhuze Marigorette dusuhuze Christian dusuhuze Ramazani mu Faransa Sengeto Joseph Sengeto Mama Rose cyangwa se Rose mu Birigi dusuhuze Mabiris Ndauri dusuhuze Babaze Esperance Emile King Moses muri Amerika Sibonio Gasirabo Jackie muri Canada ndetse na Jackie wundi nawe muri Canada abantu bose bo muri groupe nabo tubasuhuze groupe ya Bwiza Damian Nkaka tugusuhuze Patriot tugusuhuze Caritas Karitanyi nawe tugusuhuze reka dusuhuze kandi Nosa muri Houston rwa Mucyo dusuhuze tumwebaze Elijah dusuhuze ntuza uriya w'Ikibogora Fraterine n'uyu witwa Happy Life with Jesus Damien Nkaka wamusuhuje numva warubamazemo benshi bazi no mu mutwe wowe ndabaza benshi na Geoffrey Dereva ariko ntiwamusuhuje Geoffrey Dereva tumusuhuze Kamanzi Olive ndetse na Habyarimana François dusoreje kuri abo ngabo rero ubwo mwebwe icyo tubibutsa ni za gahunda mukore subscribe mukore share mukore like kandi munatanga comment icyanyuma mutere inkunga Bwiza TV niba mubona dukora neza ni ngombwa ko mudusupportinga kugira ngo turusheho kubakorera neza muri iki kiganiro isanzure nge nari Shadrack niyo nsenga abanarindi kumwe na Meke Kayiranga mukomeze kumererwa neza Imana ibarinde.